Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaho umugisha. Shalom shalom bakundwa bene data, dusangiye gucungurwa n'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye inyemere kongera kuboneka muri kino gitondo kugira ngo tuganire ku ijambo ryayo. Nkuko mumaze kubimenyera, urubuga Saveur Divine rubategurira insanganyamatsiko y'icyumweru tuganiraho. Iki cyumweru turaganira ku hejuru insanganyamatsiko yitwa amaraso ya Yesu Kristo. Haleluya. Turashima Imana rero cyane kuba natwe twemere kongera kuboneka kugira ngo tuganire ku insanganyamatsiko yitwa amaraso ya Yesu Kristo. Ngiye muganira rero nitwa Bagabo Joseph, ningiye mugiye kuganira muri kino gitondo. Umuririmbyi w'ijana 20 mu ndimo zo gushimisha yaririmbye indirimbo nkunda cyane. Yararimbye ngo mu ijuru imbere y'Imana ufite umuntu umvugira ngo umukuru w'abatambyi kandi yitwa Rukundo, umwamya yuko izina ryanjye riri ku mutima we, ubwo mvugira nta mwanzi wamunyirukanaho. Iyo muri ufite kwizera wahamyaga neza ibyiyumvo bye, wahamyaga neza ibyo yiyumvamo, ibyo yemera, ibyo afite. Yaravuze ngo mu ijuru imbere y'Imana ngo ufite umuntu umvugira, kandi uwo muntu umvugira yitwa Rukundo. Haleluya. Ngo mwamya yuko izina ryanjye riri ku mutima we, ubwo mvugira nta mwanzi wamunyirukanaho. Yahamyaga yuko mu ijuru hari umuntu umuvugira, kandi agahamya ko nta mwanzi wamumukuraho cyangwa mwumwirukaneho kuko yari afite ibyo byiringiro. Arakomeza ku gitero cya kabiri ngo Satani yanyibukije gukiranirwa kwanjye, washaka kunyihebesha, njya ntumbira mu ijuru ngo ndeba y'umukiza wanjye wabikuyeho rwose, ngo kera yarampongereye nuko sinzarimuka. Aravuga ngo Satani uwo nguwo wari yashaka kutwibutsa gukiranirwa. Reka mbabwire bene data, hari igihe Satani atwongorera agashaka kutwibutsa ibyo twahozemo cyangwa tutari twakizwa, tutari twamenya Imana, tutwamenya agaciro k'amaraso ya Yesu. Ariko Satani agashaka kubitwibutsa, akatwibutsa ibyo twabayemo, byaha twabayemo, byaha bishaririye, bwa businzi twabagamo, bwa busambanyi twabagamo, ya magambo twabagamo, kwa kubeshya twabagamo. Satani agashaka kubitwibutsa. Ariko uyu muri aravuga ngo iyo Satani agiye kunyibutsa ibyo byose, ngo ndongera nkareba mu ijuru, ngo nkarebayo wa muntu wicaye. We nuko yavuga ngo nkarebayo. Haleluya. We yarebaga y'umukiza, we yavuga ngo munitwa Rukundo. Niko yavuga ngo nkarebayo Rukundo, ngo wicaye hafi y'Imana Data, ngo nkamureba. Ngo nuko gahita numva ibyo Satani anyibutsa ntacyo bivuze, ngo kubera ko ndi kumurebaho ngaho, nkareba y'umukunzi wanjye ngo wabikuyeho rwose. Uwo wabikuyeho, reka nkubwire ngo uyu yavugaga nta wundi si umuntu, ahubwo ni Yesu Kristo. Niwe yarebaga akibuka yuko nubwo Satani amwibutsa gukiranirwa kwiwe, ariko Yesu wicaye hafi y'Imana ishobora byose yabikuyeho byose bikujeho amaraso ya Yesu. Nawe nyewe kino kimwe tuganira hejuru y'amaraso ya Yesu, ariko ngewe icyo naje mvuga, ndashaka kuvuga umumaro ukomeye w'amaraso ya Yesu. Amaraso ya Yesu yagize umumaro mu buryo bwinshi kandi butandukanye, yagize n'imimaro myinshi. Ndashaka kuvuga umwe cyangwa mu mimaro myinshi amaraso ya Yesu yagize. Ukera yarampongereye ngo nuko sinzarimbuka. Aravuga ngo kuko umwami Yesu, kuko uwo mukunzi wanjye yampongereye, yamfiriye, yatanze amaraso ye, ubwo sinzarimbuka. Igitero cyatatu ngikunda cyane. Aravuga ngo Uwiteka umucamanza wiyambonyeho amaraso. Noneho yavuze neza icyari cyo yashaka kuvuga. Aravuga ngo Uwiteka umucamanza yiyambonyeho amaraso, ngo ntacira urubanza rubi, ngo anyite ukiranutse, ngo yaracunguye ngo mbuwe, niko kunyishingira kuko atagifa singipfuye, njye na Yesu turi umwe. Reka nkubwire ngo amaraso ya Yesu aduhesha kuba umwe nawe. Amaraso ya Yesu aduhesha kuba umwe nawe. Tukadusoma ijambo ry'Imana mu Befeso ibice 2 murongo wa 13 kugira turusheho kumva neza icyo ngambire kugira ngo tuganire muri kino gitondo. Ijambo ry'Imana mu Befeso ibice 2 murongo wa 13 aravuga ngo ariko none kuko muri Kristo Yesu mwebwe abari kure mwigijwe hafi n'amaraso
ya Kristo. Reka nkubwire ngo amaraso ya Yesu yatwigije hafi ye, twigijwe hafi n'amaraso ya Kristo. Uyu ni umumaro ukomeye cyane w'amaraso Yesu yamennye ku musaraba i Golgotha. Byaduhesheje imbaraga, byaduhesheje ubushobozi, byaduhesheje agaciro ko kwigizwa hafi ye. Ndagira nkubwire ngo iyo umaze kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, ukemera amaraso ya Yesu akakweza akagutungana, uhabwa imbaraga zo kwigerana nawe, muragendana, murabana, murahorana, aba muri wewe ukaba muri we, ugendana nawe. Yesu uramutunga, aba uwawe ibihe byose. Umwanditsi w'Abaheburayo ibice 10:19-20 nawe yavuze andi magambo meza cyane nakunze. Abaheburayo ibice 10:19-20 yavuze ngo nuko bene data, ubwo dufite ubushizi bw'ubwoba bwo kwinjizwa hera cyane n'amaraso ya Yesu, tunyuze mu nzira yaduciriye nshya kandi y'ubugingo inyura mu mwenda ukinze ari we mubiri we, ngo nuko rero bene data, ubwo dufite ubushizi bw'amanga bwo kwinjizwa hera cyane n'amaraso ya Yesu, ahera cyane. Iyo nkubwira ngo ahera cyane, niho abantu bahurira n'Imana, kuko Imana ituye mu kwera, Imana ibahera. Nta kindi cyatwinjiza hera cyane, nta kindi cyatwinjiza aho Imana iri buretse amaraso ya Yesu. Reka nkubwire ngo amaraso ya Yesu yagize umumaro ukomeye wo kutwinjiza aho Imana iri. Amaraso ya Yesu yaduhuje na Yesu, tuba umwe nawe. Arangije amaraso ya Yesu atwigiza aho Imana iri, atwinjiza ahera. Ngo nuko rero bene data, ubwo tudafite ubushizi bw'amanga bwo kwinjira ahera cyane, amaraso ya Yesu aduhesha ubushizi bw'amanga bwo kwinjira aho Imana iri, bwo kwinjira ahera cyane, bwo guhamagara Imana, bwo kuvugana n'Imana, bwo gusenga Imana, bwo kuba mu bihe byiza byo kuvugana n'Imana. Nta kindi cyaduhesha ubu bushobozi buretse amaraso ya Yesu. Nari ndimo mvuga hejuru y'umumaro w'amaraso ya Yesu. Amaraso ya Yesu aragenda akatugira umwe nawe, nkuko umuririmbyi yabiririmbye ko atagipfa nanjye singipfuye, njye na Yesu turi umwe. Amaraso ya Yesu atugira umwe nawe, niko twasomye muri kino gitabo cy'Abefeso. Amaraso ya Yesu, Abefeso 2:13, amaraso ya Yesu yatugize umwe na Kristo, kandi amaraso ya Yesu yarongeye adushoboza kugera ahera, aho Imana iri. Amaraso ya Yesu atuma tugera aho Imana iri. Niko umuririmbyi yongera aririmba ngo Uwiteka yambonyeho amaraso ntanyita ukiraniwe, ahubwo nyita ukiranuka. Reka mwene data, muri kino gitondo twongere turambura ibiganza byacu, twongere dushime Imana, twongere tuzirikane iyi mbaraga, twongere tuzirikane ubuntu twagiriwe n'Imana yacu, kwemera gutanga umwana we w'ikirenge kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Twongere dushime Yesu wemeye gutanga umubiri we, wemeye gutanga, kwemera kwitanga, akava amaraso menshi kugira ngo twongere twigizwe hafi nawe, kandi biduheshe kwinjira hera cyane. Tureka dushime Imana kubw'iki gikorwa gikomeye cyakozwe. Turagushimira Imana yacu kubw'umurimo ukomeye wakoze. Rego ubu ngubu tukibona nk'abanyabyaha, ndetse na Satani abatwibutsa ibyaha byacu tukibona yuko ariko turi, ariko twakuyeho icyo kintu cyo guhora twitwa abanyabyaha. Twakuwe n'impamvu zo kwibutswa ibyaha byacu kubw'amaraso y'umwana ukunda Yesu Kristo yameneye ku musaraba wa Golgotha. Turashima umusaraba, turashima imba nziza, ariko turashima Yesu cyane cyane wemeye kwitanga, agatanga amaraso ye kugira ngo uzamwizera wese azabona ubugingo binyuriye mu kwizera amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo. Turagushimiye kubw'icyo gikorwa, turagushimiye kubw'ibyo wakoze, turagushimiye kubw'umurimo ukomeye, turagushimiye ko twiswa abana mu rugo, turagushimiye ko twahawe agaciro ko kuba umwe na Kristo, kandi tugahabwa agaciro ko kwinjira hera cyane kubw'amaraso ya Yesu Kristo. Turabigushimye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amen.